mukenya mwaka mwabumwe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka mu zindi ukinga. Ngiye kwakira umuyobozi. Amashyi cyane ku muyobozi tugiye kwakira. Amashyi yanyu ari he ariko? Ni umwe mu banyamakuru b'abahanga kandi batoroshye cyane. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire Aissa Kiza. Mwaretse ishyari mukamuha amashyi. Uzi ko ni CEO. Umeze neza? Meze neza. Ntabwo ari ubwa mbere uje muri Genesis ariko. Oya ntabwo ari ubwa mbere. Ariko waherukaga kera? Naherukaga kera, hari haciyemo iminsi. Natwe ntabwo tuzabereka, muzajya mugenda mugaruke. Yego. Amashyi cyane kuri Aissa Kiza. Uri umwe mu banyamakuru twemera. Ngenda gufana. Urakoze cyane. Watangiye umwuga w'itangazamakuru ryari? Natangiye itangazamakuru mu 2012. 2012? Yego. Professionally? Yego. Ni ibintu utaratangira professionally ari abantu iyo bari muri high school usanga bari mu ma club ya media. Nibwo wari ubikoze cyangwa no muri high school nibyo wakoraga? Ubundi ndi muri high school nako nkiri umwana ubwo ntangiye neza numvaga nzaba umunyepolitike. Najyaga ndeba cyangwa ndumva amakuru nkumva nanjye nzaba nk'umuminisitiri cyangwa se nk'umuyobozi w'akarere ka meya. Oya ntagaho nahabaraga. Najyaga hejuru cyane. Baravuga ngo iyo ushaka kurota neza urota ibigusumba. Nanjye narotaga ibinsumba cyane. Ariko nyuma ngeze muri high school nibwo naje kuza gukunda itangazamakuru bitewe n'ikigo nigagamo. Birashoboka ko hari abantu wenda bari hano bize muri Saint Joseph i Kabgayi. Hari abantu barimo hano bize Saint Joseph Ntabo ahubwo nta kibazo bize mu bigo. Hari ahantu kera twiga muri primaire barimo bajyaga badutinyisha bakavuga ngo kugira ngo utsinde ngo ugomba gutsinda neza ntuzajye kwiga mu bigugu. Aho ni he? Mu bigugu. So ubwo rero muri Saint Joseph bagiraga media club niyo naje kuza kujyamo mpera aho ngaho numva mbikunze. Ubwo za nzozi zanjye tangira kuzibamo ukiga kuzihunga za politike ahubwo ntangira kujya mu itangazamakuru. Noneho narangije secondaire mu 2011 njya gusaba kwimenyereza umwuga. Ariko urumva kubera ko ntari umunyeshuri muri kaminuza babyitaga gukora stage voluntary nk'umuvolontaire. So ubwo rero kuri Isango Star baza kumpa amahirwe nza kuza guhatangira nk'umuvolontaire ariko nyuma nza kuza kuba umukozi kubera ko babonye ko nshoboye. Niwe muntu wakugiriye icyizere ko biba bigoye kugira ngo umuntu ahita aguhereza ayo mahirwe? Imana imuhiruko ridashira ni Jean Lambert Gatare. Icyo gihe yari umuyobozi wa Isango Star. Rero narahagiye ariko nanone umuntu watumye mumenya nawe nakurikiraga abanyamakuru. Abantu benshi barabizi ko nanjye njya mbona abanyandikira sometimes hari igihe amahirwe yawe aturukaho. Nubona umuntu hari ikintu harimo ukabuzi ko nawe ugikunda buryo uzamuha aka message kawe wicecekera. Hari umunyamakuru wakoragaho witwa Maurice Munyentwari. Naramwandikiye mubwira ukuntu nkunda itangazamakuru ntiyansubiza. Ariko nyuma ngira ngo bari bakeneye nk'aba volontaire cyangwa se aba stagiaire aza kuza kuvuga ko hari umwana wamwandikiye. Ubwo nanjye nza kuza kujyayo gutyo ariko mpageze nkoze test umuyobozi yumva hari cyavamo. So nuko naje kuza kugirirwa icyizere. Ubu fatiyeho? Mba mfatiyeho. Muri icyo gihe umuryango warabyumvaga? Ndavuga ababyeyi kuko kubona umwana w'umukobwa agiye mu itangazamakuru ari igihe famille usanga ivuga ati ibi bintu ugiyemo ni ibiki? Mu rugo barabyumvaga? Ntekereza ko buri ababyeyi bacu kenshi n'abantu batureraga ntago iyo ikintu batakizi hari igihe batagitangaho commentaire. Bakabona ubikunda bakabona ntago biri kugushora nko mu burara cyangwa se icyo bo bita ubuzererezi ntago babidutaho cyane. Mbitangira ahubwo bigezemo nko hagati kubera ko numva ntago nahembwaga
byaga bisaba ko mbasaba itike umunsi ku munsi, uyu munsi bayimpaye, ejo atese ibyo bintu byawe bidahemba biti nkabwa ntariko ndi kwiga ngewe nzi ko bizakunda, ariko bageze aho barabyumva kamam, ariko nyuma nanjye biza no kumbera byiza, babona ko bya bintu bishoboka kuvamo umwuga, kandi baranyumvaga ibyo nkora uko mvuga, bakumva nzaba umunyamakuru mwiza. Amashyi cyane kuri Aisha Cyiza. Uvuga ngo ukirangiza segonderi nibwo wahise ubona kwimenyereza. Yego. Wakomeje kwiga itangazamakuru? Narabigerageje kuko nagiye kwiga muri Iseka i Kabgayi, ariko bikajya bimbera imvune. Iseka hari ukuntu ijya kumera ubwo ndi kubura ijambo ryiza ritabakomeretsa, ni mu bapadiri of course, ubwo rero baba bashaka ko ibintu byose bigenda kuri gahunda. Noneho urumva nabaga ndi i Kigali ngomba kujya kwiga saa 12 Muhanga, nkongera nkagaruka. Icyo gihe niryo shuri ryigenga ryigishaga itangazamakuru. Noneho nakererwa, hari umwarimu umwe watwigishaga, nagiraga mu ishuri nka saa 12:15, arangije arambwira ngo nzajye kwa directeur ngo ampa uruhushya rwo kuzajya nkererwa. So urumva ni ibintu bidashoboka. Ntabwo nari bujye imbere y'umuyobozi wa kaminuza mubwire ngo ngaho mu uruhushya rwo gukererwa. So ibyo rero byagiye binsha intege, ndabireka, nza kuza kujya kwiga international relations. Amashyi cyane kuri Aisha Cyiza. Nanjye ibyo nibyo ndi kwiga, ariko kubisoza ewana biri international, ntabwo biri hano hafi. Muri iki gihe dufite itangazamakuru rimaze kugira channels nyinshi, n'abanyamakuru bamaze kuba benshi, ariko ni nako amakuru y'ibihu harimo ariyongera. Amakuru atari ayanyayo ku mbuga nkoranyambaga. Ese nk'umuyobozi w'igitangazamakuru, kwiga hari igihe umuntu aba yumva ngo afite impano yo kuba yavuga amakuru cyangwa yakora ibintu bijyanye n'itangazamakuru, ariko hari n'abandi babyiga. Ugendeye kuri experience yawe, ubona kwiga itangazamakuru ari cyo bifasha umunyamakuru? Yego, hari icyo bimufasha, by'umwihariko nka etike z'itangazamakuru, kumenya uko umunyamakuru yitwara, kumenya uko umunyamakuru akora inkuru ze mu buryo bwiza, ariko bitavanaho ko no kuba ufite impano utabura amahirwe, kubera ko tubifata nk'umwuga. N'umwuga dushaka ko uba kinyamwuga of course, by'umwihariko ugakorwa n'abantu bawize, kubera ko izi mbuga nkoranyambaga zagiye zitwereka abantu benshi bica itangazamakuru, kandi abanyarwanda ntibabashe kubatandukanya n'abanyamakuru b'umwuga. Usanga umuntu yafunguye YouTube channel mu gitondo, twese tumwita umunyamakuru. Uyu munyamakuru w'iyi YouTube, umunyamakuru, ariko mu by'ukuri atari umunyamakuru. Ntekereza ko n'umuntu mutoya cyangwa se umwana muto wumva afite impano y'itangazamakuru, abyize byaba akarusho, kubera ko byamufasha gukora kinyamwuga. Arakoze cyane Aisha Cyiza, ariko amashyanya ari hehe? Ndi kubaho ubwenge mwebwe mutanyishyuye minerevare y'ubwenge. Ugendeye ku kuntu watangiye umwuga w'itangazamakuru ku gihe cyanyu 2011, nayo mahirwe mwari mufite, nayo mahirwe twe dufite mwe mutari mufite? Twebwe ibitangazamakuru byari bikeya, twarahatanaga pe kugira ngo ubashe kubona intebe cyangwa ubone mikro. Byari ibintu hatanira ku rwego, urara ijoro ubyuka ijoro, ariko kuri ubu biroroshye, kubera ko nibyo byandi navuze ngo ibitangazamakuru byabaye byinshi, hari uburyo bwinshi bwo gukora itangazamakuru ry'umwuga bitandukanye n'igihe cyacu. Amahirwe rero arahari, hubwo wenda haba habura ubushake, kubera n'ubundi turacyafite abanyamakuru bake b'umwuga. Ni nayo mpamvu duhora twifuza ko haboneka abanyamakuru benshi b'umwuga. Amahirwe arahari, ibitangazamakuru ni byinshi, channel ni nyinshi cyane ushobora kuberaho umunyamakuru w'umwuga, bitandukanye n'igihe twatangiraga turi burwanire nko kuri radio 3 zigenga muri magana ngahe, turi magana ngahe, abanyeshuri bavuye muri kaminuza, babandi bafite impano, twabaga turi benshi cyane, byagusabaga gukora cyane. No kuri ubu bigusaba gukora, ariko ntago wikwashagura nka kera. Hano hari abantu bafite impano, cyane cyane ngiye kuvugira ku bana b'abakobwa. Nko muri comedy twe dufite abanyarwenya nk'ijana, ariko abakobwa ni nka 3. Sinzi wenda mu itangazamakuru mushaka kuba muri benshi, igitsina gore mu itangazamakuru, ariko muri secteur nyinshi usanga habamo kwitinya. Ugende kuri experience yawe, niye nama wagira umwana w'umukobwa ufite inzozi, ufite dreams ze ashaka kugeraho, ariko akaba gifite ikintu cyo kwitinya nuko society mufata, cyane cyane nko muri comedy usanga avuga ati umukobwa wagiye imbere y'abantu agasetsa na famille amurebe ikavuga ati abantu ufite ibibazo kabisa.
niyo nama wagira umwana w'umukobwa ufite inzozi ashaka kugera ariko ugifite kwitinya muri we? Icya mbere ni ukutitinya kubera ko ni ukureba, njya nkunda kubivuga cyane, amahirwe urayasanga, ntabwo amahirwe agusanga. Hari igihe usanga wicara mu rugo ukavuga ngo ndumva nshaka kuba iki, ndumva nshaka kugira ute. Ntekereza ko ugomba kumenya aho amahirwe ari ukayasanga, noneho ukerekana icyo ushoboye. Ni ukuvuga ngo rero umwana w'umukobwa uri kunkurikira aka kanya, yaba arushaka kuba umunyamakuru, yaba arushaka kujya indi kariyeri, yitinyuke. Kwitinyuka ntabwo bivuga gushira isoni, guhagarara ngo abanyarwanda ntabwo dushira isoni cyane, ahubwo ni ukugaragaza icyo ushoboye, ni no gushaka ya mahirwe ukayasanga, ugasaba umwanya wo kugira ngo berekane icyo ushoboye. So uko kwitinyuka rero ntabwo ari ukuvuga ngo njye ndi mu rugo nditinyutse, ahubwo ni ukureba hari amahirwe ukajya kureba ko bashobora kukwakira. So abana b'abakobwa n'abanyarwanda muri rusange turitinya, ariko ntekereza ko dukwiye kujya duhaguruka tukajya gusanga ahantu hari amahirwe. Naha muri komedi ntekereza ko uwo mwana uwo ari we wese atakwandikiye, ataje kureba aho Mercy ari ngo amubwire ati nyamara mfite impano mwanya, biragoye ko wabimenya ari mu rugo, ahubwo haguruka ahari amahirwe uyasange. Gahunda ni ugusanga amahirwe. Hari Meet Me Tonight tuba dufite team ya use what you have to get what you want. Ugendeye ku rugendo rwawe, kuri experience yawe, yaba iyo tuzi niyo tutazi, niye nama wagira umujene uri mu nzira y'iterambere ugendeye ku kuntu wabonye imihanda? Reka nkoreshe iryo jambo. So ntangira itangazamakuru, nahoraga nifuza kuzakora interviews zikomeye cyane. Ntekereza ko ari cyo umunyamakuru wese abarota, kubona wakoze interviews zikomeye. Kudacika intege kwanjye, kumenya icyo nshaka ko ari ugutera imbere, kumenya kubaha akazi no kugakora kinyamwuga, ntekereza ko byangejeje ku nzozi zanjye, zitari zo kuba uyu munsi naratangiye ndi umunyamakuru usanzwe. Buriya mu itangazamakuru habamo ibyiciro, utangira uri junior, batahari ikiganiro bataguha, ukazamuka ukaba senior, ukaba ari inkuru ugomba gukora, ariko noneho kugera ku rwego b'umuyobozi w'igitangazamakuru, nabyo ni rwa rugendo rudacika intege. Bikagera n'igihe ushobora kuhabwa amahirwe yo kuvuga ngo ni wowe muntu ushobora kuba wahostinga umukuru w'igihugu. So ntekereza rero ko inzozi zanjye, nubwo nifuza kuba narahostinze His Excellency, ariko nshaka no kuza hostinga n'abandi, nabo mu karere n'abandi bo hirya, za interview nini zikomeye cyane wicara ugakora ukavuga ngo vraiment hari aho ndi kugera mu mwuga. Icyo uri gukora cyose rero nk'umujene, tujya dukunda kubivuga akenshi, Gen Z na millennials duhora tumeze nk'abantu bahanganye. Sometimes tuba tubona muri kujenjeka ibintu, you know, tuba turi mu mikino, ariko nabyo ni nabyo, cause hari nk'ubu nabaye umuyobozi w'igitangazamakuru, team mfite nini n'aba Gen Z. Nanjye byansabye kwicara nkabanza no kwiga no kubumva kugira muhuze. Sometimes umuntu akaza akakubwira ati I feel like I don't want to work today. I feel like what? You know, nk'umuntu uyu muntu ni gute adashaka gukora. Oh my God, I'm so depressed. You know, I'm not coming to work today. So ukavuga ati kubera iki? Simbyumve. Ariko rimwe na rimwe wanareba iyo wa mwanya hari, ashobora gukora ibintu birenze iby'ukwezi kose. Wamugana ejo yakubwira ngo ntabwo nshaka kuza ku kazi, ukavuga se ndaraza gukora iki ko yabikoze byose yabirangije. So ibyo rero ntekereza ko kujenjeka kumwe ntago naguhuza no kutaderivaringa, ariko nanone iyi si ntago yoroshye. At the end of the day, wenda twebwe twagize ibyago byo kuyibona ibikomeye kurenza aba Gen Z, ariko ntekereza ko n'ubundi si ntago yoroha. Uyu munsi nubwo ibintu ushaka kubona byoroshye, ariko nta wamenya ejo ukuntu biba bimeze. So kutajenjeka, kudacika intege no gukunda ibyo ukora, ntekereza ko ari cyo nabwira abakiri batoya bashaka ariko noneho kubaka carrière. Hari ikintu kiriho kuri ubu ngubu ubona ko umuntu ashaka gukora ibintu byose, right? Uyu munsi uri umukomedian, ejo uri gucuruza inyanya, ejo uri gukora ibi n'ibi, so indirimbo. Ntekereza ko no gushinga imizi ukavuga ati iki kintu ndagikora,
ariko noneho ugatangira kugihimbamo udushya twinshi. Ntekereza ko itangira Genzi Comedy ntago mwakiraga abantu gutya, ariko urana ko muragenda mwinnovating umunsi ku munsi, and which is good. So rero ntekereza ko kwicara ukavuga ngo career yanjye niyi kandi nzayiremamo ikintu runaka, ibi nibyo bituma cya kintu kigenda kigakura na generation ziri inyuma zikazaza zigisanga. So ibintu byo kujya hirya no hino wapi. Amashyi menshi cyane kuri Aisa Cyiza. Aisa wakoze cyane kutuganiriza. Wakoze cyane, merci. Wakoze cyane. Abakinga bongera inyanduka, abakinga bongera inkamuzindi.